Jonati curanga turebe ibyari byo kabisa babone umusitari twakire kuri Sade TV. tuzagubaka abana b'abanyarwanda turugira mu paradizo ku isi yose we tuzagubaka isi yose we tuzagubaka turugira mu paradizo ku isi yose we tuzagubaka isi yose we tuzagubaka. Amen, amen. Jonati urakoze cyane. Indirimbo ya Islam yitwa Number 1 uzi kwicuranga? Number 1 uzi kuyicuranga? Uri Number 1 Yesu nibagufashe microphone. Yes, nibagufashe microphone nayo uyituririmbireho abakunzi Basade TV. Gahunda nukubazanira ibintu byiza kandi bitandukanye. Haleluya. Nuwambere kuri nyirubwenge mbese navuga iki? Uri namba nyirubukomera niki nagushinja? Cyangwa bose nibavuge ko wera? Uri namba sanzurera gose reka bagushime. Kuri nyirubwenge Jonati. Nechi. Yeah. Bombocrat. Yeah. Mitch. Yeah. Mitch. Yeah. Yeah. Natch. B. Oh. B. No. Okay. Nuburekeye. Reka none ngushimire kandi ngwikaze ukomeje kuri Sade TV. Reka none ngusuza ruserere mu Rwanda, ari mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'abari muri diaspora nyarwanda mwese. Turabasuje kandi tubahaye ikaze. Nanone aha ni kuri Sade TV. Kwakiriye umusitari muramuzi kuri Sade TV. Tangira bibwira abakurikiye Sade TV witwa nde? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ndatiyaremye Jonathan. Yes, Ndatiyaremye Jonathan. Ntago ari ubwa mbere tukwakiriye kuri Sade TV. Abakurikiye Sade TV, uyu muntu muramuzi, ni umusitari wanyu mwakuze kuri Sade TV. Hari video nyinshi twakoranye nawe zabonye views ibihumbi byinshi. Ntababwiye mbateye amatsiko, namwe ni murebe izo video ziri munsi. Murebe byari byo, murabona ko atwika ibyo akora arabizi. Bombocrat. Yeje indirimbo yitwa Tuzarwubaka washobora kuyicuranga? Tuzagubaka nayicuranga byose. Hituyicuranga kabisa. Kwibutse abakurikiye Sade TV babone Jonati wariwe twakiriye uyu munsi. Okay. Jonati curanga turebe ibyari byo kabisa babone umusitari twakire kuri Sade TV. Tuzagubaka abana b'abanyarwanda
turugira mu paradizo ku isi yose we tuzagubaka ku isi yose we tuzagubaka turugira mu paradizo ku isi yose we tuzagubaka ku isi yose we tuzagubaka abasore tububake tuzagubaka abagabo tububake tuzagubaka abasaza babubake tuzagubaka uturere tububake tuzagubaka tuzagubaka we tuzagubaka abana b'abanyarwanda turugire nka paradizo ku isi yose we tuzarwubaka ku isi yose we tuzarwubaka. Jeje Jonati urakoze cyane kabisa, nima gusubize mikrofone, kira mikrofone kabisa kwikomereze ikiganiro cyacu. Gahunda baru kwintetininga abantu tukabamara ama stress. We kora subscribe ubundi uzajya ureba ngo turakugezaho ibintu byiza bitandukanye. Jonati warumaze iminsi uhugiye mu biki ko warumaze iminsi utagaragara mwino mihanda. Abakuzi bo kuri Sade TV bari kumbwira ngo bari bagukumbuye, hari ubinyandikiye hano muri comment. Nta kibazo, hari utuntu nari mugewemo muri ino minsi ariko ntacyo naje tu. Ntacyo waje? Naje kandi mbamari nta kibazo. Uje kuduhereza music? Nje kubaha music. Ubushize twabanje tugukoresha mbere utubwira ko uririmba sekira music ukayivanga na gospel, nyumuza kutubwira ko wagiye muri gospel gusa, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubu ngubu uri kubarizwa mu yihenjyana? Ubu ngubu ndi kubarizwa muri gospel, ariko ntabwo bikuyeho ko n'izindi njyana natazikora, gusa nkunda kumva naririmba n'injyana zijyanye n'indirimbo za Shekira music. Ariko cyane cyane nyine nkumva muri njyewe indirimbo zindimo ari indirimbo za gospel. Indirimbo za gospel. Niwe muhanzi uririmba gospel ukunda hano mu Rwanda? Ni benshi cyane, abo nkunda ni benshi. Umuntu wese uririmba gospel ndamukunda. None hari unyongoreye ngo gusa ngo nani Israel Mbonyi uramukunda bya danje? Israel Mbonyi ni urundi rwego kuri njyewe. Hari indirimbo ya Israel Mbonyi uzi gucuranga? Urayizi? Ndazizi indirimbo za Israel Mbonyi. Nibagufashe iyo mikrofone uturirimbe ku ndirimbo ya Israel Mbonyi ushaka wateguye. Ndongera nkubita amavi hasi, senga ubugira kabiri, ndagira ngo nondekanye amajambo, naribanzanira imperuka, kuko nayobye kenshi namushavuza, sinashyikira ubwiza bwe. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga ziramubera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Haleluya. Nakumenye kera ukiri urusoro, ushyiraho guhanura karindwi inshuro ibihumbi, ndakubabariye. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga ziramubera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye.
Mena. Jonathan urakoze cyane. Indirimbo ya Israel Mbonyi yitwa Number 1 uzi kuyicuranga? Number 1 uzi kuyicuranga? Uri number 1 Yesu nibagufashe microphone. Yes, nibagufashe microphone nayo uyitulirimbireho abakunzi Basade TV. Gahunda nukubazanira ibintu byiza kandi bitandukanye. Uri number 1 Yesu uri wa mbere. Uri number 1 abagabo bararutana narabibonye. Mu minsi 3 Satana arayamanika. Isi y'umwijima yose ihinda umushyitsi barabazanya. Mbese uwo ninde? Uwo munsi izuba naryo rirabimenya. Ikirere nacyo kiti nabyumvishe. Imfuruka z'isi zose zirabihamya barabazanya. Mbese uwo ninde? Mwenda wahera hose watabutsemo. Bamwe muri bo bahita basobanukirwa. Kuko umwana w'Imana yarangije byose ni number 1. Haleluya. N'uwa mbere kuri nyir'ubwenge mbese navuga iki? Uri number 1 nyir'ubukomera n'iki nagushinja? Cyangwa bose nibavuge ko wera. Uri number 1 sanzu urera rwose reka bagushime. Kuri nyir'ubwenge Jonathan nyumva urimo uranyiba mu kiganiro cy'ubusize number 1 hari uburyo wayicuranze abantu barishima bya danje ku kantu kuko ari kuburamo bimeze bite? Hari uburyo wayicuranze turi n'urugenge kuri nyir'ubwenge, hari uburyo nyirakavugije ewana baravuga ati kabisa nibyo ndi gushaka wa mwihariko wawe. Okay, shabuka ongera uyicurange kabisa. Ongera uyicurange kwa kundi amanota uyacurange bien. Uri number 1 Yesu Ngwire ari akuri nyir'ubwenge abagabo bararutana narabibonye. Mu minsi 3 Satana arayamanika. Isi y'umwijima yose ihinda umushyitsi barabazanya. Mbese uwo ninde? Uwo munsi izuba naryo rirabimenya. Ikirere nacyo kiti nabyumvishe. Imfuruka z'isi zose zirabihamya barabazanya. Mbese uwo ninde? Uwo munsi izuba naryo rirabimenya. Ikirere nacyo kiti nabyumvishe. Yeye abakurikiye Sade TV imvura irabivanze kabisa, imvura irabivanze ariko murabona ko ibintu byari uburyohe hano kuri Sade TV. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Sade TV. Turabakunda. Ciao ciao.